muri jenoside yakorewe abatutsi abana benshi babaye imfubyi ku buryo wabonaga nta n'icyizere cyo kubaho neza bafite. Mwana wanjye ndagiye. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Bimeze bite? Meze neza. Amasaha wambaye ko yarenze. Utari kunyereza amafaranga bimeze bite? Uretse mu kanya hari amafaranga bagiye kunzanira ya YouTube channel bari bohereje kuri banke ndahita nyaguha. Amezi 3 horumbwira ibyo bintu bya YouTube igihe nakubwenga ibyo bintu wabiretse kuba umwana ukiri mutoya wakuye amaboko mu mufuko ugakora koko. Ubwo ibyo bintu ubona byakugeza kuri washaka akazi. Ako YouTube irahemba. YouTube kandi ubundi narinzi ko abana b'imfubyi bagira ubwenge bavukana ubwenge ariko wowe mbona ntazi ukuntu urakajije sinzi ubundi kibazo ufite ni iki washatse akazi ugakora wirirwa uryamye ugona ukaryama mu nzu zanjye ukumva wagezeyo ndetse ngenda gutunga nanjye mfite abana ngomba kurera ugomba amafaranga nishyura nk'ubu abana bagiye kujya ku ishuri nabuze ikintu mbishyuriye none se ubu uri mu bana banjye se narakwanditse mu gitabo ku buryo ngiye gutunga. Alo? Ndakumva. None se kuri kunyumva ntusubize ndi gucurangira abahere basi mutwihanganire rya none nge ntabwo ndi imana ntabwo naje gucungura abantu ntimukaze mubona muryamye mu nzu mugire ngo natwe twavuze tuzasanga hari ibyo tuba twarakoze kugira ngo izo nzu zibe zimeze gutyo mu nzu nziza umeze neza wumva ngewe none ngomba kuburara kandi ari njye wazubatse umva kabera kageje gatangiye kurira ubwo se wumva ayo marira ngewe hari ikintu impuhwe ngewe narazitaye ntimukaze twabigezeho twarababaye kubarusha ubu babaye ejo bundi ubuza ababyeyi bawe ariko urukumva ibyo mbarushakira amafaranga yanjye uyamereza basi nyine mutwihanganire ntabwo bizonge nari maze iminsi nayo marira nta kintu na gito ngewe yankoraho ubanza ubyumve ku nzu zanjye keretse wenda ari umwana wanjye uri kurira hari ivuntu uri kurira byo ntabyumva ariko wowe icyo dupfana inzu nanjye ukampa amafaranga niba byakunaniye kunyishyura soka mutahe. Umubyeyi mwiza ndakibuka buri kimwe wambwiye ubwo wafataga ikiganza ntabwo nari nzi ko ari umunsi wa nyuma nkubona unsezeye. Mwana wanjye ngeze ku mwuka wa nyuma ibyago twahageze wabibonye ubonye ko bankubise ubuhere wongeza ku isaha ya nyuma twarwaje gitwari twagerageje gutwaza imbaraga zacu ziburizwamo. Papa ndagukunda cyane pe. Papa ntabwo byoroshye ubuzima nanyuzemo bwarangoye cyane ariko ndagira ngo nkubwire nkumenyeshe ikintu kimwe
cyangwa nkubwire ngo ariko nzi neza ko inyuma hari abantu bagomba kuzacungura u Rwanda. Niyo twaba tudahari, amateka azivugira. N'aya ngayo ubwayo ni amateka. papa ndagira nkubwire ko mama ntiwavugaga baraje ntarababonye. papa dufite ubuyobozi bwiza, amashuri twarize, twiga turi imfubyi, mituweli baratwishyurira. Hari abemeye kurwitangira, bari kurumenera amaraso, bari inyuma mu magorwa, nubwo batazansanga ariko bazagusanga. ariko ntabwo tukiri imfubyi, twabonye umubyeyi yatwishyuriye amashuri twarize, mituweli yaratwishyuriye. papa kuki wagiye koko? twabonye intore zirusha intambwe mu bikorwa bye, twabonye umubyeyi. papa wagiye hakiri kare, ntabwo wari uzi bya interineti. ubu ngubu wagiye wenda na telefone zirazaho, ariko dufite interineti. ya mpano wansigiye nayibyaje umusaruro. papa uyu munsi ndahembwa ku mafaranga yanjye ya mbere nkoreye kuri interineti, kandi byose ndabikesha wowe papa, n'ubuyobozi bwiza dufite, n'umubyeyi mwiza dufite. ntabwo tukiri imfubyi, yaraje aba umubyeyi w'abato n'abakuze. Mwana wanjye uzaba intwari. Kuba intwari si ukumera ubwanwa, kuba intwari si amashuri, kuba intwari si ubutunzi, kuba intwari ni ukwitangira abandi. Niyo wagenda mwana wanjye, uzagende witwa intwari. base papa, base mama mujya muhura uzamunsurize. ubu se ubahuriza utewe ishema nanjye kubera ubuyobozi bwiza dufite. tugenda umukobwa ushimishije cyane, ubashije kugira aho yigeza kubera interineti n'ubuyobozi bwiza. papa ndagukunda cyane. uzansubirize mama, n'agafoto kiwe nasigaraye. Usman vipi? Tagenze bite mama? Mani byakugendekeye gute kudashaka no kumvugisha? mani Chris urazi ibintu Rwandan yankoreye.
nyine byagenze gute se mwana yakora ibiki nyine ndabura tu ni nko kugushima mu gisebe simana n'ubuceri se yarimo aribaraguza nabyo biravanze ariko iyo yashakaga n'ibiceri ariko ninjiye umuntu mu buzima simana nyine murabura se ko nagiye kumufata ubuceri bukashi n'iki wabuzanye nabyo nabimubwiye mwana nabuzanye ariko mwana umuginga mwana nawe ufite uburofa bwinshi mwana nambwira ko abana b'imfubyi nta bwenge tugira simana uriya mujama ni muzima se mwana sori mwana nyine ngwino murabura ibyo uduceri twawe n'iki mwana sori mwana none se gahuriye na landlord wawe landlord yagiye kumbwira arambwira ngo ubundi ibyana by'imfubyi nta bwenge bigira ngo wirirwa ngo kuri social media ngo urakorera amafaranga ngo igihe wayakoreye kuko ntayo nari nabona ariko ntabwo uriya yanca intege of course ntabwo ndareka kubabara ariko mwana reka ibyo tuwusiga inyuma mwana dufite ubuyobozi bwiza tuwusiga inyuma mwana reba ubuceri bwawe nyine tumvuye kubuzana mwana izi miliyoni mvuye kugufatira se ahubwo ni ukwita umunara amwishyura n'umwaka wose mwana ugiye kumutamo ubuceri bwe nushaka kumwishyura n'imyaka n'ingahe noneho ikindi imana miliyoni tuvuye kubikuza ku munsi wa mbere umusaza tubadaye noneho mbwire mu myaka 5 yindi ntabyo kugendera kuri moto ikosa rikomeye cyane moto se reka gubaze ubu ko ushatse ko muri ayo mafaranga n'imodoka wayigura mwana nyine ko ngereka murabure urumva mwana ubona ababyeyi bawe ubu ngubu mwana baba proud yawe tu man dad I'm proud of you man I will never stop loving you man ikintu kirenze kuvukira mu Rwanda rw'umusaza se cyo mwemerera umva se ahubwo none ngereka murabure none n'ukuntu birenze oye ngo zibyo mwana bisiga inyuma sibyo timukaga kanzo amafaranga arahari tujye kubyina itsinzi y'umusaza nge nago naba ndi hano itsinzi rimaze gutangazwa none nge kare wowe giye dutemo urumva rero tuzinywe pe sha musaza ubuzima bwaragarutse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hamwe n'urundi rubyiruko rwose rukora sinema, twishimiye intsinzi yanyu yo kubana namwe muri iyi myaka 5. Twizeye ko dufatanyije tuzakora sinema ikarenga imipaka, ikaba umwe mu mirasire imenyekanisha u Rwanda. Cinema, the way to rise my motherland.